dufata abakiriya kugira ngo bize kugenda neza. Muri make nyine itumanaho n'ikoranabuhanga twiga. Itumanaho n'ikoranabuhanga twiga twigamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Urumva ntabwo byose twagiye umunsi umwe bikunde. Turebamo bimwe mu by'ingenzi twakoze kaba agaragaye kugira ngo mubone ko hari ikintu twagezeho. Mu magambo make nagiye mu bintu byinshi. Hano murabona dufite sisitemu ni uburyo duhuza ikintu rusange kikabyara ikindi iyo imisaruro runaka gitanga. Ni ukuvuga ngo iyi ni sisitemu y'amashanyarazi. Yandi dukoresha mu bigo ducana tubasha kubona umuriro, urumuri nyine. Bagenzi banjye baza kubasobanurira n'ituza kubigeraho. Muri iyi minsi rero mu buryo bw'umutekano akenshi ku bitaro, ku mabanki ubona bakoresha amakamera. Natwe hano ku ishuri turayakoresha kuko tuyesitara twiga, ariko no ku ishuri turayakoresha bisanzwe nyakubahwa. Ubona abafite hariya, abafite etaje hariya, n'ahandi indani izi ziramanitse, izo zazirebye izo hejuru. Mugenzi wanjye uri aho ngaho araza kubafasha kumenya bikora gutya. Gusa si ibyo gusa, twese mu rugo turabizi iterambere riri hose, dufite amateleviziyo n'amaradiyo. Gusa kugira ngo icyo kintu ubashe kubona umunyamakuru w'i Kigali uri Rutsiro kuri televiziyo afite mu rugo dutanzwe uburyo bikorwamo. Ibyo biri aha ngaha uraza kubasobanurira. Si ibyo gusa, twese mu kazi aho dukora dufite amamashini, iyo telefone mu mufuka wawe irapfa. Iyo telefone ipfuye bigenda bite kugira ngo ikore? Niyo mpamvu mugenzi wanjye ari hariya kugira abafashe. Bigenda bite? Abikora gutya. Si ibyo gusa, nubwo twakira uwo munyamakuru w'i Kigali ni Rutsiro, amwakira muri antene yanjye iba iri mu rugo, gusa iyo antene ntabwo ishobora gukora yonyine, iba ifite ikindi kintu ikenera. Niyo mpamvu dufite undi mugenzi wacu hano uraza kudufasha kumenya ese niba amakuru cyangwa se uwo munyamakuru avuze akagera kuri antene yanjye, ahandi hantu ushobora kuba byaca. Nibyo mugenzi wacu uraza kudufasha. Si ibyo gusa, akazi k'iyi minsi akenshi dukoresha kompiyuta kugira ngo babashe kuba byakora. Iyo kompiyuta nayo irapfa. Mu gupfa nazo twiga uburyo tuyikoramo. Mugenzi wacu umuvandimwe w'umukobwa yaje kudusanga kubera bino bintu bikora gutya, tubikoresha gutya. Hano dufite ikindi gice, ni ukuvuga ngo ni igice cy'amajwi. Ndabizi tutabwira jijutse bamwe babibonye, nacyo twiga uburyo gikoramo. Mba ndi muri studio n'umunyamakuru, mba ndi muri studio n'umuhanzi. Ese icyo gice kigizwe n'ibiki ubundi muri make? Nibyo turaza kubona tugera kuri iki gice. Muri iyi minsi mujya mu amakuru ushobora no kuva mu rugo warabonye, ujya wumva ngo ahantu runaka hahiye. Bitewe n'inkongi iturutse ku mashanyarazi birashoboka cyane, cyangwa se n'indi nkongi ishobora guturuka ku kindi kintu runaka. Ese nta buryo icyo kintu dushobora kumenya gukumira iyo nkongi? Nk'uko ujya wumva ya fire extinguisher bifashisha bazimya, nta buryo dushobora kumenya ko icyo kintu tugiye kuba tukaba twabikumira mbere. Niyo mpamvu iyi sisitemu iri hano. Iyi sisitemu nta kindi kintu idufasha, ni ukumenya ese niba ahantu hagiye gushya babyifashisha gute. Niba mbonye ahantu hagiye nahuza gute abari aho hafi kugira ngo babe bakirinda. Icyo iyi sisitemu imaze n'izindi magambo, reka noneho tujya muri ibyo bisobanuro byimbitse. Turahera ku mashanyarazi dukomeza gutya, ubyumva bwa mbere nyine twategure biradufasha kumenya n'amashanyarazi akorera. Akoze Kuyabanjira hano bakadushyira ibihari yo kwakira ni ahantu bahangakiriza n'itara n'ishema ishema senko ni ahantu hamwe ho kwakiriza hakata itara ubona nyine byatsa hano n'ahakatsa. Naha ubona ko hano naho hari amaswitch abiri, ni ahantu yo kwakiriza
kubona niba bashobora kubanza nawe bashobora kuraza n'amasici abiri ariko cyane itara iri hano kano kifatire kakadufasha cyane cyane bakunda kuba mu gihugu hari igihe uba uryamye ukumva n'ufite kujya ubwo kubyuka ujye guca ujye kuzimya muri salo cyangwa ujye kuhacana ushobora gucanira hano cyangwa waba wiryamye ugahura kandi ukagacana cyangwa ukakazimya hano tuba dufite ahandi ho gucana amatara ni ahantu hatatu hadufasha gucana amatara abiri dufasha gukupwa cyangwa tugakupwa n'umuriro ushobora kuba wayikoresha ahantu hatandukanye nk'uko muri banki cyangwa se no mu masoko urinda abajura cyangwa ikindi kintu cyose ushobora kuba cyamubanye nk'ubukungu bwawe cyangwa ubuzima bwawe. Aha ngaha uburyo ikora kamera urayimanika wangiza ukazayicomeka kuyikontorora yose uburyo indi ushobora no kuyishyiramo flash uburyo wafata video ukaba wayigendana aho ugiye hose. Hano hari n'ubundi kuntu uba uvuye mu rugo cyangwa ujya mu ruganda rwawe ariko kubyo nyine iyi ngiyi ifite control ariko nyine ushobora kuba wava mu rugo wagaruka ukaba wareba ibintu byafashe mu gihe udahari. Aha ushobora kuyikodinga uri aha ngaha ushobora twayikodinze ushobora guhitamo wereka impuza ushobora wereka amafoto ufashe mu kanya gato. Urabona aya mashusho yafashe mu gitondo cyangwa mu ijoro rya nimugoroba nyine kugeza bukeye. Aha ngaha murabona ano mashusho nafashwe muri uno munsi wose. Buriya nange mushobora kuba mwaboneka nk'ubu ngubu nza mugira aha ngaha. Rero iyi system ishobora gufasha mu gucunga umutekano wawe cyangwa mu gutanga ikimenyetso nko kuri polisi mu gihe bibaye ngombwa. Urakoze. Turaza gukomeza niba nta mutekano turaza kujya ku gice cya reception ya antenne cyangwa se tugafata twakira biriya byose tubona kuri televiziyo yacu. Gerageza uvuge ijwi rirerire umurimo wawe kandi ukawufasha gukora neza cyane. Noneho tugira ibindi bikoresho bifasha harimo akabokisi kadufasha gukatisha ishishi, tukagira iperasi idufasha kumvikana imigozi, tukagira amarikine idufasha kuba twakora neza, tukamenya n'ibintu bizashoboye neza kuko nta kibazo kirimo mo hagati wenda waracitse. Tugira hano ingofero zidufasha mu kwirinda nk'igihe wenda uri muri akora akazi wenda uri muri etarite akaba yagira ikintu gituruka kikakwangiza. Tukagira inyundo yo kudufasha gufikisa imisumari cyangwa se andi mavisi. Aya ngaya urareba abasongoye ushobora kuyishyiraho ugabonaho gake ugenda ugafata ukabona kubikora. Tukagira amasipana adufasha kuba twafunga amavisi neza cyane agakomera n'antene yacu ikambara uburyo tuzi ko amasinyari. Tukagira noneho iyi antene yacu iyi antene igice bibiri. Tukagira RNB, tukagira umugozi ucometseho, tukagira amatara, tukagira ndetse n'iporo ifata antene yacu. Murakoze murakoze. Nanjye amazina yanjye nitwa Niyonkuru Ramazani, nkomereje aho umugenzi wanjye yarageze. Iyi ni ubwoko bwa anteni bakunze kwita ngo parabolic antena cyangwa se anteni parabolique.
ya antene kugira ngo uyesitare ugomba kubanza ukayifikisinga nk'uko yari abivuze, maze ugafata iyo bita satellite finder. Iyi ngiyi idufasha gushaka sinyari dufata ni sinyari ziba zivuye kuri satellite. Sinyari ziva kuri satellite tukazakira. Iki kidishi ikintu kidufasha ni ugukaruta za sinyari, noneho za sinyari zafashwe n'iki kidishi, iyi yo bita RNB cyangwa se low noise breaker, ikahita izikaruta, ikahita izimanura binyuze muri uyu mugozi zigakomeza kuri antene. Ariko wabanje gukoresha iyi ngiyi bita satellite finder, hejuru uyicomekaho ikabanza ikakwereka sinyari. Igihe umaze kubona ko sinyari zawe zihari zuzuye, icyo gihe noneho biba bishoboka yuko umugozi wawe wahita uyobora kuri dekoderi, ugashyiraho sinyari bitewe n'ubwoko bwa dekoderi yawe. Niba ari Azam TV, niba ari Canal Plus, ubwo ushyiramo sinyari bitewe n'ubwoko bwa dekoderi yawe, sinyari ukeneye kubona. Ubwo nyuma y'ibyo ngibyo noneho ni hahandi dukaruta ya masheni, tukabasha kuba twayareba kuri televiziyo nk'ibisanzwe. Ni mwiyo process biba byanyuzemo. Murakoze. Bandi byinshi bagenda basobanura, gusa nuko turi kugenda tugerageza gukora amafaranga tubashe gusobanura. Hano rero ikindi gice cyangwa cyo kugenda bashaka kugira urabizi mbere na mbere ahantu hose tuba tugomba gukenera bakora umurimo ibyo dukora byose. Iki gice rero ni ikijyanye na repairing. Niba ufite computer, telefone, uba ufite radiyo zapfuye, nyine zigiye zifite ibibazo bigiye bitandukanye, aha ngaha rero uza bakigurira. Ubu rero ibyo ubasha kubikorera mu gikoresho cyawe runaka, mu gikomponenti aho tugaragara, ukeneye gukoresha ino magnifying glass kugira ngo ubashe kureba udukoresho tutagaragara. Iki rero cyitwa soldering station, ni ikigufasha gukuraho amakomponenti runaka akunaniye, gikoresha nka hot nyine ukaba wakuraho komponenti zisanzwe. Nyine byose hamwe ibikoresho nyine byangiritse, numva bigufasha kuba wafungura cyangwa ugafunga. Iyi bayita air blow gun, igufasha guhanagura cyangwa kuri moving imyanda iri muri motherboard. Murakoze cyane. iki gice numva bihagije. Si ibyo gusa kuko twababwiye iya antene hari ibindi bintu bikenera byihariye, cyangwa se telefone ufite mu mufuka ntabwo upfa kwakira ijwi ry'umuntu rivuye hariya gutyo gusa ngo rize rihita rijya muri telefone yawe, cyangwa se nagufata ijwi ryawe ryohereze rigende gutyo gusa. Niyo mpamvu ku munara biriya mujya mwumva ngo ni umunara, biba bifite agakesi kameze nka gutya, kugira ngo bagenzi bacu bari hano badufasha kumenya bino bintu ni ibiki muri make. Murakoze. Amazina yanjye yitwa Tumukunde Divine, aba ni Gatete Communication. Icyo ngiye gusobanura muri radio cabinet. Radio cabinet ni igikoresho kigaragara ku munara. Umunara ntabwo uba uhagaze urakora wonyine. Iyi radio cabinet ibikoresho byose byo ku munara niyo biba bihurije. Hano tugira iyo bita PSU, Power Supply Unit. Power Supply Unit idufasha gusupurayinga umuriro, kohereza umuriro ku makomponenti yose ari hano muri radio cabinet. Iyi ngiyi ni mashini idufasha gukora configuration. Igikoresho cy'electronique cyose kiba gikeneye configuration mbere y'uko gikora. Tukagira na power idufasha gutanga umuyaga cyangwa ubushyuhe muri radio cabinet ikenewe. Hari igihe haza ubushyuhe bwinshi, yaje ubushyuhe bwinshi idufasha kongeramo akayaga kugira ngo bijye kuri degree zikenewe. Iyo hajemo ubukonje bwinshi naho hiyongeramo ubushyuhe kugira ngo za degree baregeye zitazahinduka. Hano tukagira iyitwa microwave antenna. Ni antene yo ku munara. Ku munara akenshi mukunze kubonaho ibi antene itanga sinyare iva kuva kuri antene imwe iyohereza ku wundi munara.
tukagira n'indi antene yo ku munara yitwa GSM antena, idufasha mu guhamagara connectinga umuntu umwe ku wundi muntu nk'iyo uhamagaye kugira ngo yerekane yuko uri guhamagara, sinyare zo kuri telefone zinyura kuri GSM antena. Kanakiri mugenzi wanjye nawe akomeje murakoze. Murakoze cyane, amazina yanjye ni Dieu Francisco Zizi. Nk'uko mugenzi wanjye abivuze, tuyifashisha nka radio cabinet abantu bazi cyane cyane cyangwa se bakunda guca ku minara. Mujye mubona yuko ahantu umuntu ari guteye hari utuntu tw'utubox tuba tugiye turi ku ruhande. Noneho turiya tubox tudufasha by'umwihariko haba hari igice cya radio cabinet, haba hari n'ikindi gice gishinzwe kuba cyakontororwamo umuriro, byose bikorerwa mu ziriya box. Nk'uko babivuze rero, iyi ni radio cabinet. Hano hari imashini idufasha muri configuration mu gihe bamaze gukora umunara. Mu by'ukuri ntabwo ushobora guhita ukora ako kanya batawuhaye amakode ndetse n'uburyo ushobora kuzakora. Muri urwo rwego rero dukenera imashini zadufasha muri configuration. Iki gice kindi kiri hano bacyita magazine, iyi nayo ibirimo ibice byinshi. Nk'ahangaha dufitemo PPU, dufitemo FAU, dufitemo na za MMU zose na NPU. Ibi nato tu device cyangwa se tudufasha kugira ngo umunara cyangwa se kwa kundi duhamagara kuri telefoni, uhamagara mugenzi wawe niba uri hano ukaba ushaka kuvugisha umuntu w'Igisenyi, bica muri aho hano muri cabinet niho bica kugira ngo mube mwakumvikana, bikagenda bigajya kuri antene. Zino microwave nizo zisevinga cyangwa se zakira ayo makuru zikamanura hano muri cabinet. Muri cabinet biba mu minota mike, mu masegonda. Cabinet kareba ya nimero koko urimo urashaka, kazana yo guhitegera gute ibahuza, nibwo ugira gute mukumvikana. Hano hejuru dufitemo cable zitandukanye. Izi cable cyangwa se iyi migozi idufasha nayo kuba twakura ya makuru yajemo hano yashyikiye hano ku iyi antene kugira ngo tuze kuyagira kuyohereza hano muri cabinet. Tubifashishwamo rero n'izi cable ziri hano. Hano hari sentire zifashishwa kuba akunda wabona ntabwo wajya ku munara hejuru ugenda udafite sentire, ushobora kugira ikibazo runaka. Niyo mpamvu twifashisha sentire kugira ngo ishyika hejuru ze kuba wazirika hato hatagira nk'impanuka cyangwa se ukanyerera ukaba wahita ugwa. Murakoze, ibi twaberekaga muri telecommunication. Imashini yawe akenshi igira ikibazo kugira ngo umuntu abizi ko nazikoresha cyane kurusha. Hano nawe tubivuze dushobora gukemura icyo kibazo iyo mashini ifite mu rugo ushobora guhura nayo, cyangwa se byose nyine hano tukirinda nabyo. Icyo wacu hanze turadufasha gusobanura muri make kugenda neza. Ahangaha rero ku mashini iba ndabwira nabyo murabizi ko imashini ikenera RAM cyangwa se memory. Twakenera umuntu agira ubwonko ariko n'imashini nayo iza kugira ubwonko. Ahangaha rero icyo navugaho, RAM ni ngiyi urayifata ukayishyira aha muri mashine. Muri mashine turadufitemo motherboard cyangwa se twakwita igitanda cyo byose biba biriho. Urayifata ukayishyiramo, iyo yapfuye uyikuramo ukajya ngo urindi ku isoko ukayisimbura. Ahangaha rero icyo nababwiye cyo twifata mu bwongo, iyi mashini nayo irawufite. Iyo iyi mashini idafite ubwongo nk'iyi motherboard ntabwo imashini yashobora gukora. Ikindi kintu dufite utubuye tuba mu isaha, ariko iyi mashini nayo iradufite. Iyo ubitse ibintu kuri ya memory yawe kugira uze kureba igihe wabibikiye n'igihe wabikoreye, ushyiramo iri buye kugira ngo isaha itaza kuva ku gihe. Noneho ikindi kintu twifashisha, iyi ngiyi bayita hard disk driver, nayo irasitoringa amadata za information wagiye gushyiraho, nazo irasitoringa. Hari izikoresha gigabyte 4 and 8 and 16. Uko capacity igenda izamuka niko irushaho no kubika ibintu byinshi. Noneho ahangaha dufite ikintu dukoresha mu buzima bwo hanze, bluetooth. Ahangaha naho tugira bluetooth kuri iyi mashini yacu kugira ngo ize gukurura internet. Ndumva byumvikana. Noneho iki gikoresho muri kubona ahangaha tukifashisha turi gupima component yacu muno, turebe iyapfuye tuyikuremo tuyisimbuze, turebe ukuntu igikoresho cyacu cyakora.
noneho murabona utu dukebo muri kubaza ati se utu dukebo dukurike. Utu dukebo tuza gufata amakuru hano kuri motherboard yacu tujyana kuri supply. Kumva ni udusinga ducomeka kuri motherboard tujyana kuri supply. Noneho ahangaha tugira akabox karimo uduscrew. Utu duscrew twifashisha gufungura yino computer yacu kugira ngo turebe ikibazo yahuye nacyo, noneho tuze kugisodaringa tuze kugikuramo. Andumva kana gacupa kabamo soldering cleaning solution. Cleaning solution tuyifashisha iyo yino computer yacu yagizanye imyanda, noneho tukaza kuyihanagura. Umungumu mwegere hino, umungumu harimo ukora muno harimo cooling fan, hanze tuyifata nka ventilateur. Iyi cooling fan ikindi ikora yono yino heatsink iyo hasi iyo yashyushye, yino cleaning yino fan izana ubushyuhe ubukonje kugira ngo kino gikoresho cyo hasi kitazagira ubushyuhe cyane kikangiza n'ibindi bikoresho. Ndumva aribyo ngibyo nababwira kuri computer. Murakoze. ndumva bisobanuye nk'uko yari anabivuze nyuma akagerageza gucamo n'amajwi bijyanye n'iki gice kijyanye n'amajwi, yaba sonorizasiyo ijyamo n'aramwe n'amwe tuba tugira ngo dukenera gukoresha ibyuma kugira ngo ayo majwi yacu cyangwa se ayo majwi y'umuntu uri kubabwira abasha kugeraho mwese. Byose nabyo twiga kubikoresha, twiga n'uburyo tubikora cyangwa mugenzi wacu kugira ngo mugenzi wacu icyo wacu adufasha dusobanure kino gice ubundi kuri nacyo. Murakoze. Amazina ni Nahimana. Iki akaba ari igice cya studio n'abantu bumva studio ariko batazi ibikoresho babirimo. Hano dufite n'ibikoresho by'ingenzi twakifashisha, harimo n'imashini. Yego, umuntu azakenera nk'imashini arimo kweditinga amafoto cyangwa se gukora ari kweditinga nk'amashusho y'indirimbo. Tukazakenera mixeri. Hano mixeri ikaba ikoreshwa gukora amajwi agahita ajya muri bafure, tukabikora muri bafure. Tushobora no gukoresha microphone uri gukora nk'amajwi. Tukazakenera televiziyo ikazakura sinyari ikaba antena mwabonye kugira ngo nk'abantu bareba nk'amashusho y'ubwo yabakenera. Tugakenera televiziyo, tugakenera nk'amasipika tuyakoresha muri studio kugira twumve sound nyine. Tugakenera za network bituma tubona network irimo gukora indirimbo. Hano tugakenera zino headphones tukazambara turi kurikodinga kugira ngo tubashe kumva amajwi. Reka ari ibyo nibagiwe akantu gatoya kamunganye muri studio uko byagenda kose ugomba no gukenera interineti. Niyo mpamvu iyi nawe utazi ibijyanye nayo twiga uburyo ki dushobora kuba twayikoresha muri rusange. Ndumva twayikoresha ndetse rero icyo kibazo kugisobanura biriya byose biraba, ariko nubwo byaba dukenera umutekano wabyo. Kuba twakenera umutekano wabyo nta kintu tugomba kumenya, ni ugushaka ibikoresho ushaka kudufasha kumenya ibintu byacu byujuje umutekano. Tuvuga nawe ushobora kuba uri iwawe utazi ngo iki cyabaye, cyangwa se ushobora kuba ufite inzu nini dufata harimo umuntu afite nk'inganda, iyo urwo ruganda rugahura n'umuriro nyamara ndende hari ahantu ufite umuriro uri ku yindi furo ntazi runaka. Simbona uburyo bwo kubwira wenda iyo telefone se ndaguhamagara ngo uhite unyitaho. Nta kindi kintu sisiteme izadufasha ngo kuba ndeba aho waba uri hose ushobora kuyikoresha tukamenya ko inzu yawe cyangwa se uruganda rwawe ruri n'ikibazo runaka. Iyi sisiteme rero uburyo iteyemo neza ngewe nabishyira nko ku izuru. Murumva niba dufite uburyo twumvamo ibintu dukoresheje umubiri, amaso, izuru, ururimi. Iyi ngiyi rero ikora nk'izuru muri make, kuko izuru
byumva ibintu bibi n'ibyiza. Impamvu nkoresheje izuru ni ukuvuga ngo hano murabona ko dufite ibintu bitandukanye, aka n'aka biratandukanye, kandi kumva umwotsi, akandi kakumva ubushyuhe aho hantu umva iyo ahantu hagiye gushya fast ushobora kuba umwotsi imbere, umwotsi ukazamuka, aka ngaka kakumva umwotsi katavuga abaye umwotsi, kananga ubutumwa kwa bose ko igikoresho cye cyangwa se inzu igiye guhura n'ikibazo. Si ibyo gusa, gashobora kuba katahita kumva umwotsi, ariko aka ngaka kakumva ko ubushyuhe bugize gute buhindutse. Iyo buhindutse rero nta kindi kintu gahita gakora, gahita gatanga sinyari hehe kuri iyi aramu. Iyi aramu nta kindi kintu dufasha, ni yandi itanga urugero igasakuza. Iyo isakuje nta kindi kintu uhita wumva uhita uvuga ati kubera ko uzi impamvu ya system akavuga ati okay arasakuje, ibyo aribyo byose agiye kuba ikibazo runaka. Wowe nk'umuntu uzi impamvu ya system tumenye ikintu cya mbere ujya gukemura. Isystem yacu uburyo iteye rero ifite control panel ndumva maze gusobanura turiya ni kimwe n'utu ngutu n'aka ndaza tukageraho. Ni control panel yacu nk'uko waba ufite machine urimo ugakontorora ya kamera zawe, n'ingi nayo igira aho bayikontorora. Ni ukuvuga ngo ndaza kuberekamo imbere amasobanuro kano gace k'inyuma. Ahangaha urafata neza nko kuri keyboard ya machine cyangwa se hari ukoresha kuri telefone ari gusayitinga wandikira umuntu mukatiriza kutamashira mu rugo, niko nawe turaza kuhafata. Ni ukuvuga ngo aha ni ahantu ushobora gukanda nk'urugero kamari sobanura kugira bigende neza. Akangaha bakita ni nka ending point cyangwa call point, naho ushobora kuba uri ukegereye ukabona flow yo hasi mu ruganda rwa runaka igihe n'ikibazo nta kindi, cyangwa se umukozi akakabona nta kindi kintu ahita akora akandaho. Ni ukuvuga ngo iyo akanzeho nta kindi kintu cyita kiba, iriya aramu ihita igira gute ihita isakuza. Si ibyo gusa, impamvu nari nsimbutse ngo nkagereho ni ukugira ngo maze kubasobanurira tuno tubuto turiho hano. Ashobora kuba ategereye kariya ariko nyamara yegereye iki, icyo gihe iyo yegereye ukuntu bihita bigenda, iyi system akanda kuri kariya k'umutuku, yamara kugakandaho icyo gakora nta kindi, icyo gakora nta kindi nako kahita gasakuza kugira ngo bakagaragaza ko habaye ikibazo runaka. Nyuma yaho iyo amaze gukandaho ashaka kwifashisha iyi silent sound, wowe uhageze kimaze gukemuka ukabwira ati ni gaceceka, ariko bikomeza gusakuza nyine kuko ikibazo cyakemutse. Ni ukuvuga ngo ahangaha naho ibyo byose tubikontorore. Aka ngaka rero kagafunguzo impamvu yako ni ukuvuga ngo njyewe nanze ko isystem yanjye umuntu runaka azayicokoza, nta kindi nzakora, nzaza mpite ngira gutya ngashyire kuri off, ubu ngenda funze. Uko wabigenza kose ukaza ugakandaho ntabwo bishoboka, ngira ngo murabibonye mu kanya kuko kari gafunze. Nkanze hano ngiye kukazimya biranga, mwabibonye. Si ibyo gusa, tugira n'ubundi buryo imbere haba hateyemo hari ubundi buryo imbere hateye ngira ngo murimo murabibona. Habamo utubatiri kuko urumva niyo umuriro ugiye ashobora kuba inkongi runaka. Ese system yawe niba nta batiri ifite hakaba inkongi umuriro udahari uriya dukoresha, iyo system hari ikintu izakumarira. Niyo mpamvu tuzakenera zino batiri. Tugira n'uburyo ibi byose turabyiga uburyo tubikonfigura. Si ibyo gusa n'uburyo iyi motherboard ibayeho kuko tugira ikintu twiga cyitwa embedded system. Ibi byose ubu tuvugana njye nakwicara kuri machine nakubwira ati biremye gutya, byose tudiringa na byo hano nyine mu buzima bwacu bw'ishuri. Ndaza kubereka biriya bice nabyo bibasobanure, numva kino cyumvikanye. Ibi bice nta none ngiye kubereka uburyo bikorana. Ni ukuvuga ngo abaye igice cya mbere. Igice cya mbere iki ngiki nabwiye ko kidiringa n'umwotsi. Umwotsi ni ahantu haje umwotsi bitewe n'ubushyuhe hagiye gushya. Ni ukuvuga ngo cya gice cya mbere ikintu kidufasha,
iyo cyumvishe uyu mwotsi nta kindi kintu kidufasha kita gisakuza kubera ko haba habayeho ikintu cyitwa umwotsi kimaze kuwumva neza kugira ngo ni ibintu bigaragara mwese mumaze kubona. Iyo umwotsi ukomeje kuba mwinshi kuko uba wahindutse, iyo sisiteme ihita ibyumva igakomeza ikadufasha. Iki gice n'iki ngiki byose bikora akazi kamwe. Ni ukuvuga ngo ishobora kuba iyi ngiyi iri kuri zone hasi kuri floor ya mbere cyangwa ku nyubako ya mbere muri etaje, iyi ngiyi iri hejuru ahari inkongi hose. Ushobora no kuwesitaramo izindi nyinshi cyane zitandukanye, ntabwo ari ngombwa izi ngizi. Tugira n'ikindi gice rero, iki ngiki. Iki cyo nababwiye ko kidiringa n'ubushyuhe. Iyo ubushyuhe bw'ahantu bubaye bwinshi, urumva ahantu hagiye gushya ukuntu biba bimeze, kidiringa n'ubushyuhe. Bari basobanuye iyi soldering station iyo twifashisha kugira ngo tubashe kureba niba iki gice koko ubwo bushyuhe kimenya ko buhari. Aka ngaka gasohora umwotsi. Kugeza wanjye wari muri elegitoronike yababwiye, gasohora umwotsi igihe ugiye umwotsi ushyushye cyangwa se umwuka ushyushye. Uraza kubibona hano. Icyo ndakora hano ndagacana gutyo bukari gusohora umwuka ushyushye. Ahantu yagiye gushya harashyuha nyine murabyumva kuko bijya gushya birashyuha, murabizi byose. Ni ukuvuga ngo nta kintu, ndaza kugashyiraho hano umwuka wanjye uzamuka ushyushye. Muri rusange sisiteme yacu ni uko ikora. Ubu ni bwo buzima bwacu bwa buri munsi bw'ishuri. Ibi ni bimwe mu byo twiga muri yaba